Team Captain. Ibitego bitatu ku busa ubyakiri bite? Ibyishimo cyane turishimye. Twishimiye finale. Yego mwishimiye finale yo mu karere ka Huye amutsinze ikipe ya Kinazi ibitego bitatu ku busa. Ku bantu mutazi ikipe yambazi ikipe yambazi niyo ngiyo isa n'umuhondo. Harajya mwani mukura Victory Sport cyo mu cyambere cya division reka isi yo muri Rwanda Premier League ni ikipe ikina mu murenge Kagame Cup. Baratamaza umupira neza nk'abantu bagize umwuga nka professionnel. Ukuri kw'Imana iyi kipe yambazi nta kizayihagarika. Ikipe yambazi rero ni ingi yambaye mayo y'umuhondo. Ndiye mutiki soje finale yakadakahuye aho umurenge wambazi ndetse ikibuga cya stade Kamena cyangwa na mukura Victory Sport ariko hangana bare finale huza y'akarere ka Huye. No munsi rero hakinye ambazi ndetse na Kinazi ariko amakipe atsinze bitatu ku busa bitatu nyine byambazi ndetse n'ubusa bwa Kinazi. Ikipe yambazi umwaka ushize muri Kagame Cup igeze ku finale atsinzwe n'ikipe imwe ariko byumvikane ko intego y'ubu ni gutwara igikombe. Turareba umwe mu bakinnyi ndetse no mu batoza kugira ngo twumve neza uko umukino wagenze tunabaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi ibyishimo agize kongera kuzamuka agasatira ndetse igikombe yabuze umwaka ushize. Umuguma rero ko hano turebe ama-highlights matoya ari abakinnyi ari n'abafana uko bishimye cyane turabereka bike mu byaranze umukino nyine no mu foto ndetse n'ingenzi cyane mwabareba mwishime cyane. So stay hooked kuri DMTV ni njya wanyu Dieudonné kayira kukibuga kugenda gakire. My friends, uyu mukino wari w'imbaraga bya hatari. Ikipe yambazi ni ikipe ifite inyota no kugira kure hashoboka. Ubwo nyine kure hashoboka ni kuri finale nyine ya Kagame Cup nuko twara n'igikombe. Niho kure hashoboka nta handi. Udukipe two mu mirenge yahuye no kubitisha kwanyaguza intsinzi ku yindi rugeretse kugira ubwo itwaye igikombe cy'akarere ka Huye. Ubu ngubu nyine destination n'ahandi herereye ni ukugenda mu ntara y'amajyepfo bwabo kipe no bwegeranya gake ibikura mu nzira. Hari amakipe agiye yigora cyane ariko atwizeye neza yuko no ubu ngubu intego nyine ni ukugera i Kigali kuri championship aho kuri finale no izagitwara igikombe cya Kagame Cup. Ahangaha twatembere nyine mu kibuga tureba nyine uko abafana bari kugera bishima abakinnyi uko banezerewe cyane ba shaking ibiganza you can see my guy twashatse kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Mbazi gatubwire bya byishimo twashaka kubagezaho yarashagawe cyane twamubuze umunyamabanga nshingwabikorwa nyine utsinda nyine ntabwo mbona gutyo byekenyege bamushaka muri staff technique kugira ngo maze nyine uko bagiye guhabwa ibikombe tuzamugaruka butakwa n'umundi intsinzi niyo azajya ahorana na keshi tuzamureba nyine duhe ikiganiro gitoya cy'ukuntu ikipe yambazi iri kugenda imihigo mu buryo butandukanye ndetse nicyo twakwifuza kugira ngo Mbazi izatware igikombe itongeye gutsindwa n'umukino n'umwe wa finale. Rero ahangaha ni kuri stade Kamena abakinnyi bari bishimye bambaye iyi mayo y'umuhondo iyi ngiyi mureba ntabwo iyi ngiyi mukura ntabwo ibisoro bya mukura ibi ngibi ntabwo bugira amakarita ya division reka abangaba n'abakinnyi ba Mbazi. Team Captain yazatuganirije akanya gatoya tugakumva nyine ibyo atubwiye kugira ngo tukurikizeho ibikurikira ahangaha yaduhaye interview gato cyane. Atwaye ibikombe byose karindwi cy'igihugu icyo gihe byagenze bite? Dufite agahinda ko kuba tutarabonye kiriya gikombe ariko dufite no gushyiramo imbaraga cyane kugira dutware iki ngiki. Turashyiramo imbaraga dukore cyane ibishoboka. Iyi ni intambwe duteye tugomba kugera kure n'ikindi tukakiza. Muri make yawe ikipe yakinnye neza cyangwa hari ibyo ugomba kuvugurura kugira ngo uzatware igikombe ubutaha? Uburyo umunsi ku munsi umuntu agenda ahindura gusa yakinnye neza ariko hari ibyo tugomba kugenda duhindura uko tugenda tuzamuka. Ni ubuhe butumwa wahereza amakipe yo mu tundi turere muzahura muri Kagame Cup kugira ngo mugere ku finale? Amakipe yabwiye ngo afite akazi gakomeye Mbazi iri hano iracyari ifite imbaraga. Bonne chance et courage. Merci beaucoup. Team Captain ati andi makipe yo aragatoye. Aragatoye no kwitegura neza ngo ikipe katitoje kazahura na wasi. Igikosi ni cya Mbazi. Amashoti yavuze guhanga ya penalty ane yarangije umukino ibitego bitatu nuko rero umukino warangiye ari ibitego bitatu ku busa. Mbazi izamuka igara mu ntara y'amajyepfo guhangana n'amakipe azaba yaba ya mbere mu turere twayo.